neretswe mwumva ibyo mbwiwe. You understand? Man, yagusa ufite cano gusa. Ntabwo ari we. Uruzi ku kiyago. Nta n'ikintu yanakoze rega cyahatari. Why yagusa? Nta kintu umusitari yatumiye yavuze anga gishyashya atavuze ahandi. So, ibyo bintu kuba numvaga yabuhamaze nk'igiro na ibintu najya avuga ngo yagira cano ntabwo ari iye. Yaje nabuze mbona umutipe kuri YouTube channel imwe ntari buze kuvuga. Banavuga ko avugana n'undi muntu. Ibihe byiza kuri wowe wakoze subscribe hano kuri Moriox Media katwizere kumeze neza cyane. Hanyuma nawe nibwa ari ubwa mbere ufunguye kuri ino channel ari ubwa mbere dusuye ukore subscribe kugira ngo ujye ubona ibiganiro bitandukanye Moriox Media ikugezaho bigiye bitandukanye kandi biri munsi. Nitwa Anike, hanyuma kuri kamera habona umusore benshi baramuzi, ushobora kuba nawe ujye unasharinga n'utu video twe utanabizi neza ariko benshi baramuzi nka Taikun reka ndeke kuvuga. Ni Taikun Ndahiro bivuze neza ngo benshi bashirenga video zanjye cyangwa barazikoresha buryo bumwe cyangwa ubundi. Ndi umunyarwenya ariko ntabwo birangirira aho ngaho. Ntanga umusanzu no mu bindi bintu bitandukanye, itangazamakuru, acting, n'ibyo byose muri rusange. Itangazamakuru, acting. Itangazamakuru buryo yarikora ukora he? Harano rikora? Yego, harano ndikora. Hehe. Ubu ndi kubarizwa kuri Yago TV Show. Yego. Ndiho ndabarizwa ibiganiro bitandukanye nka The Overdrive Show iba ku wa mbere kugeza ku wa gatanu. The Overdrive. Hariya niyo yabagamo ndikate. Kate Gustave. Aracyabamo. Yego. Kate iriya show nayumvishe kera nkiba mu rugo iwacu. It's a big show. Arimo witwa Miss Sango. Ni show itangira ku isaha y'isa 8 igasoza ku isaha y'isa 11. Ni show nziza cyane ndarikira n'abantu bo kujya bajye bayumva. Irimo segments ziryoshye, irimo news updates, irimo drill talk, ikinyejama n'izindi segments nziza cyane. Ikinyejama? Yeah, it's a content. It's a content cyangwa ni segment. Yeah. Yitwa ikinyejama. Ikindi nkora muri 10 tonight ku cyumweru. Aho mba nkora amakuru yo mu karere cyangwa se byavuzwe mu karere muri rusange muri East Africa ariko n'igenge no hanze ya East Africa. Ikindi mba mfite special performance ya comedy ku cyumweru muri 10 tonight. Urumva rero. Okay. Ngewe rwose sinye na TV ngira. Ariko hari ukuntu bareba TV kuri website sanzwe. Ufite nirabigira? Not yet. Ntabwo birashyirwa mu bikorwa ariko ndakeka mu minsi yava biri buze kubagezwaho. Birashoboka rwose ko nk'umuntu wenda utagufollowinga akuza aho handi. Ariko ubu ngubu tugiye kuganira pana cyane nko muri comedy. Tugiye kuganira mu bijyanye n'itangazamakuru. Ubundi byaje gute, wabyinjiyemo gute, wararigize? Ukuntu bimeze nagize umugisha wo kwiga indimi n'ubuvanganzo ubwo ni literature Kiswahili n'Ikinyarwanda. Abenshi kera babyitaga lettre biza guhinduka yitwa LKK. Ni itangazamakuru nize practically mu ishuri icyo gihe bitangira mu wa 4 nabyigaga ku magambo gusa bakubwira inkuru n'iki bayishaka gute iki n'iki. Naje kugira undi mugisha njya mu itangazamakuru ku ishuri aho nigaga. Muri itangazamakuru nakoraga muri segment y'ibijyanye n'imyidagaduro n'ubundi yitwa Nyamirama secondary school ni Kayonza. Nza gusoza 2018 njya muri Tanzania niga itangazamakuru. Umwaka wa mbere n'umwaka. Muri Tanzania wagiye niki? Nagiye n'imodoka of course. Ujya muri Tanzania? Niga itangazamakuru. Rero kuba nkora itangazamakuru naranaribonye cyane nararyizeho ni ibintu nizera ko byabayeho narabikoze of course. Ese nk'umunyamakuru wanaryize nubwo benshi twakumenye nk'umunyarwenya benshi bashobora kuba bagenda kumenya ko uyu munsi ari bwo umunyamakuru. Hari ibintu abantu benshi muri no minsi nanashaka ko tugarukaho usanga baba bitiranya. Ukumva TV irumva ko irenze kurusha radio. Ukumva televiziyo isanzwe iroko irumva yuko ari yo tangazamakuru kurusha YouTube. Ukumva bandika nibo barenze nyine ugasanga hagati yabo ntago umva ko ari itangazamakuru muri rusange. Ubundi kuri wowe birayo nibona gute? Hari itangazamakuru narirenze irindi ritakora itangazamakuru kandi rikagira effect ku bantu. Urakoze cyane ku kibazo kizubajije. Itangazamakuru aribo rikagera rikoresha tools of communication cyangwa se channels of communication. Hari aho binyura kugira ngo iryo tangazamakuru rikorwe. Bishobora guca kuri televiziyo, radio cyangwa se YouTube. Ndikoresha ibyanditswe ntabwo ari ibya Bible. Yego. Ariko ndakoresha ibya byaranditswe. Ubundi mu maradiyo abaho cyangwa se akora bitewe na nature yayo. Hari icyo bita private radios, hari TV radios.
private radio and private televisions. Izo private radios cyangwa private stations radios ibyo byose bikora biba bikubaho kwabyo biterwa n'amatangazo adverts cyangwa se mu kwamamaza. Akenshi bazita commercial radios. Yeah, which is very private zigenga of course. Kubaho kwazo binyura mu kwamamaza abantu baje bamenyekanisha ibikorwa byabo. Rero kubera ko ayo maradiyo ari private cyangwa amateleviziyo kubera ko ari private bituma akora segment programs nyinshi kugira ngo babone aho baza kwamamariza henshi. Ntabwo wagira ikiganiro kimwe cyangwa program imwe uzi kuzakenera abantu bamaze ari benshi. Bigusaba gucreatinga programs nyinshi kugira ngo ubone aho uza gukura. Bitandukanye na public cyangwa se community radios. Izi community radios zibibaho bitewe na geographic area. Niba iri Nyagatare ibikavaringa Nyagatare gusa. Niba iri Kayonza iba yumvikana muri Kayonza gusa ntabwo ijya abroad cyangwa irenga aho ngaho. Nanone kubaho kwa aya maradiyo n'amateleviziyo ameze gutyo ari community cyangwa se ari public bibaho bitewe na funds abaterankunga. Ushobora kuba ari leta, ari itorero cyangwa ari umuntu ku giti cye umutera inkunga. Nanone usanga aya maradiyo ari public cyangwa se abarizwa mu gace runaka ntago agira programs nyinshi. Usanga ari yarahisemo ikiganiro ugasanga niba ari ivugabutumwa ugasanga nibyo bakora gusa, niba ari ibiganiro biri educative cyangwa se byigisha nibyo bikorera gusa kubera ko n'ubundi bafite abaterankunga naho bakura. Leta nza kuri channel ya gatatu yo gushishamo ubutumwa cyangwa se kuganira. Navuze televiziyo, mvuga radio, ariko hari na YouTube. Iyo uvuze YouTube ntabwo bihagize gusa, wongeraho channel. YouTube channel bivuze ngo naho hanyuzwa ubutumwa cyangwa se hanyuzwa ibiganiro cyangwa se message yaca ku bantu. Ibuka ko muri radio na televiziyo na YouTube harimo sender na receiver. Twe dutanga hari n'abakira. Uwakira ninde? Ni audience. Babandi bari kutwumva n'abari kutureba. You understand? Rero uretse wenda ko mu Rwanda no muri Afrika muri rusange YouTube ntago bayifata nka channel cyangwa tool of communication ngo bayiha agaciro igomba, ariko igomba guhabwa agaciro. No kuri YouTube wenda uretse ko usanga na segment bagira ku YouTube. Wenda uvuga ngo hari segment runaka. Urabizi kuri wizi itangazamakuru ndabizi. Televiziyo na radio ari cyo bita scheduling. Iri guschedulinga ubara amasaha. Ukavuga ati saa moya saa mbiri hazaba ari ikiganiro runaka. Saa tatu saa ine hazaba ari ikiganiro runaka. Ariko ukora scheduling bitewe na audience ufite. Urayijudginga. Ujudginga audience ukurikije iki rero. Hari gender. Urumva ushobora kuba ari gender wenda abagabo abagore ukavuze ngo bakunda iki. Hari imyizerere. Urumva ntabwo ushobora gufata radio ikora ibijyanye n'ivugabutumwa wenda iri based ku bayisilamu ngo ucuranga indirimbo z'abakatolika. Ubwo nyine bagiye against ibyo ngibyo. Urarero ukareba urubyiruko imyaka bafite imyaka ingahe. Ese urubyiruko rukunda iki nahe masaba zaba ari kutwumva kugira ngo bitaza kugongana. Rero YouTube bitewe nuko abantu wenda batafite skills zo kuntu babihuza bikamera nka radio cyangwa televiziyo. Uko butaramenya gukorera ngo ni bande bituma benshi babikoresha uburyo budakwiyemo. Hari ikindi kintu ndibuza kugarukaho wenda kuri izi channels of communication. Yaba YouTube, yaba televiziyo cyangwa radio igomba kugiranwa n'ibintu bitatu. To inform, to educate na to entertain. To inform ni ukumenyesha, to educate ni ukwigisha, na to entertain ni ugushimisha. Ibyo birakorwa cyane ku maradiyo n'amateleviziyo kuko ari bitatu birakorwa. You understand? Usanga hari amakuru wenda mu ngingo z'ingenzi cyangwa se amakuru arambuye ni to inform, ariko harimo no kwigisha of course. Hari indirimbo ziri top 5, top 10, hari ibyo biganiro by'imyidagaduro to entertain cyangwa se gushimisha abantu of course. Ariko ije kuri channel ya gatatu isa n'irengagijwe kandi hagombye gukora nk'izi zindi navuze. Ubundi YouTube igomba gukora nka televiziyo na radio kugira ngo icyo umurongo wa nyawo batazaba yibazo kuri YouTube n'ibyo byose. Usanga muri iyi minsi they are based ku entertaining and they don't care type of entertainment bari gukoresha n'iyi. Ikindi navuze ku bukuntu ahantu amateleviziyo n'amaradiyo akura. Iziri private radios and private TVs bakura muri adverts cyangwa se mu kwamamaza. Zazi n'iziri public zifite abaterankunga. None usanga YouTube cyangwa aba YouTubers bakura muri views cyangwa mu byarebwe. Biza kubayobya rero bigatuma ukibonetse cyose bacya-uploadinga kugira ngo baze kwinjiriza muri zira views. Biza gutuma akenshi wenda bajya mu makosa cyangwa bakora ibidakwiye. Turaganira gake kugira ngo n'utaro bizagenda bimenya wenda. Navuze target audience. Abantu ushaka kubwira ni bande. Kuri radio ubuzi ngo babwira ni bande.
ubuze wenda ngo ku cyumweru nzashye ku masaha nijoro nshyiraho ikiganiro cy'abakuze yego zirarazishye wenda kandi ntanga urugero ukabuze wenda ngo ku cyumweru nzakora ibiganiro bijyanye n'ivugabutumwa kubera ko it's Sunday hari abakristo bazanyumva yego ariko YouTube kubera ko abantu bayaccessing igihe bashakiye ushobora kubyuka mu gitondo ukajya kuri YouTube ukaroginga ukari no ugasearching ukabona ikintu anytime wagerayo yego kubera ko radio kubera ko ya categorizinze kavuga ngo saa 2 ni abantu bakuru bazatwumva nago wagenda ngo saa 3 usanga cya kiganiro kigihari kiba cyatambutse abakigeneye bacyumvisha YouTube ni it's a big thing igera ahantu hose it's a viral ijya hanze y'u Rwanda ijya ku isi yose ngiye mbyita nk'ari channel nini ariko abantu bataramenye ko bayikoresha rero niba utakoze target audience bayo ngo bamenye abashaka kumva ibiganiro n'ibandi ugashyira ikiganiro cyose ubonye niba wakiriye umuntu kuri channel akavuga ibidakwiye azumvwa na pasiteri azumvwa n'umuyobozi azumvwa wenda n'umuyisilamu azumvwa n'umukatolike azagufata uko ashaka bitewe n'ikintu wamuhaye cyari kubera ko ntabwo batagitinze ngo byumvwe na runaka ntibyumvwe na runaka niyo mpamvu ugomba kwitondera content cyangwa icyo ukora cyose kuri YouTube cyatuma ugaragara ko utagomba kugaragara mu bantu kubera ko audience ibiri open amasaha ntabwo ugeze ubarimita amasaha bari bukumvira ikindi hari ikintu ndi buze kugarukaho mu itangazamakuru ryose ngira ngo bararyize hari icyo bita to prepare interview gutegura ikiganiro gitegurwa gute rero hari ukuvugisha uzaganira nawe mbere cyane hari ugutegura location aho muzakorera hari ugutegura isaha no gutegura ibibazo muzaganiraho ntabwo mutungura ngo uhite umuha mic no mwicara mukaganira ati se nzakubaza kuri iki ngiki ugakora briefing briefing tuzaganira kuki ibyo bituma wa muntu kuko hari mu itangazamakuru icyo bita mic fever na camera fever hari ugutinya mikoro no gutinya kamera cyane mu gihe umuntu babaho rwose mpamvu mbona ndi hano kuki se naraho yashua ugatinya kamera ugatinya na mikoro rero iyo ufashe umuntu umutumirwa bamwita ngo ni interview ukamuzana utamuganirije kuki ugiye kumubwira ukamutunguza kamera cyangwa se ukamutunguza mikoro ya fiva cyangwa bwabwa uzatuma avuga ikintu cyose abonye abenshi bakora amakosa cyangwa batukana cyangwa bavuga ibidakwiye mu interview suko baba bishaka mu mutima wabo usanga n'igihe ikiganiro kirangiye avuga ngo waretse ku cya uploadinga cyangwa se ugasanga ari kwicuza ntabwo ugeze umutegura mbere y'igihe nyine bigusaba utegura umuntu kuri radio biba urabizi barabanza gukora poster cyangwa bakabikubwira mbere uzagasanga sinzi kuri YouTube niba bikora ariko na YouTube bibaho natwe turabikora ese ntabwo nakuganirije ibyo turi buganireho natanze urugero muri philosophy icyo bita fallacy of generalization ufata ibintu ugahita ubishyira muri rusange ibyo ni ikosa ribaho ariko none iyo ushyize muri rusange hari abiyumvamo hari n'abatiyumvamo rero n'ubwo buryo nakoresheje so audience cyangwa se audience niho kubaho cyangwa no kutabaho kwa radio na televiziyo na YouTube bishingiye cyane guflopinga no kulayizinga kwa YouTube channel televiziyo cyangwa radio biri kuri audience niba bifite mu biganza audience itakunze ibintu byawe itakunze ibiganiro producing kuri radio and TV ntabwo babona abakiriya cyangwa babona abakumva no kuri YouTube the same ikindi YouTube la interview ibiganiro dukora ku radio n'amateleviziyo na YouTube channel nakoze nafashe channel eshatu communication cyangwa se kugeza ubutumwa ku bantu ibiganiro dukora cyangwa ama interview dukora cyangwa dukoresha ese muri izo channel ntabwo wazamo no kwandika newspaper zirimo ariko nanone ariko bayisangamo of course niba nditse ingingo afashe angle itariyo ubundi tuzi ko muri angles cyangwa ibintu bituma inkuru hari ibintu byinshi bitandukanye harimo extraordinary ikintu kidasanzwe harimo proximity wenda inkuru se yabereye kure wenda wumvisha ngo umuntu wo muri Amerika ngo yakoze accident arapfa wumvisha ko yapfarwa ntabwo bigutusha cyane ntabwo bikoraho cyane kubera ko ari kure ariko wumvisha ngo umuturanyi wawe bamugonze gukoraho its proximity bitewe n'aho biri prominence figures umuntu afite ihe title ukora inkuru ushingiye kuri icyo kintu ariko none izo nkuru zawe ugomba kuzireba ese inkuru irakwiye cyangwa ntabwo ikwiye audience irashaka kumva inkuru cyangwa ntashaka kuyumva mbaje kuri ikibazo ndi gusobanura kuri muri interview cy'abiganiro dukora cyangwa dukoreshwa cyatunakora ubwacu bimeze nka it's like a contract ni nka kontra ubundi muri kontra birabujijwe gukoresha umuntu kontra cyangwa ugira na agreement n'umuntu utari muzima cyangwa se ufite ikibazo cyangwa se atabishatse niko bimeze rero na interview utegura umuntu agakora ikiganiro yabyemeye n'ubushake cyangwa bikora kubera ko abikunze bizakurinda gukora ibintu utateguye cyangwa se utateganyije ikindi ukora choice y'abantu bari gukoresha ibiganiro hari ibiganiro biba byarenga umuntu ngiye umaye kugana kuri politics ushobora kuvuga ibidakwiye kubera ko ntazi politics you understand cyangwa se ukama kuvuga kwivuga butumwa ntago nzi byinshi kuri ryo ushobora kujya against ariko usanga
reka nibande cyane kuri YouTube usanga YouTube muri nowadays babona umuntu wese nkuko nabikubwiye bo aho bakura ni muri views muri iyi minsi agaciro k'umuntu kuri YouTube kagenwa na views ntabwo ari uko ari umuntu baramuri ati uriya vama views nk'ibihumbi 100 mu masaha 3 this is how they are doing it bizatuma rero ukoresha ubonetse wese kugira ngo neza views ariko ubundi koresha umuntu ese uwo muntu ukoresha ni muzima nta kibazo afite mu mutwe you understand icyo ndetse kuvuga yego ese yabikoze abishaka ntabwo wamuhatiye gukora interview atabishaka kubera ko ibintu dukora bijya viral nagusobanurira ngira ngo hari amaradiyo mu Rwanda ashobora kuba atumvuga Tanzania cyangwa Uganda you understand akenshi unasanga wenda nk'izibi Kigali zinaguma i Kigali ziguma i Kigali kuko n'umuntu uri mu ntara siko ari ubuze ko afite iyo internet ngo byumve kuri website zabo cyangwa se na za tune nayo yego rero ariko YouTube iri viral cyane niyo mpamvu tugomba kwitondera ibintu dukoresha cyangwa se dukora narindi gusobanura ku itangazamakuru radio televiziyo na YouTube ngira ngo nakoze introduction y'ukuntu bikora audience adverts public radios na private radios sinzi nimba ari ikindi wenda ambaza ku bijyanye na nuzana no kuri views yes urabona abantu benshi ari ukuntu bafashe YouTube channel bakumva ko ikintu cyose ukoze ngo uri gushaka views kandi n'ubundi rega utanabyumvishe nabi none se ni nkuko radio yivuga igakora segment nziza zatuma umuntu ari buze kuba yakumva iyo radio nuko bakeneye aba listeners icyo bitandukanye ariko n'ubu wa TV akeneye abamureba nuko wenda bitiyandikaho ngo umuntu muri kuri TV 10 ego bari ku mubare uyu n'uyu ngo wenda ngo bibone ariko nta rimwe wakora ikintu nawe udakeneye audience nk'umuntu wumva ko ikintu cyose YouTube ikoze iyo ari yo yose yumva ko ari gukenera views ni nk'ikihe kintu wamusobanurira ntabwo iyo umuntu ambwiye ngo uri gushaka views mpita mbona ko ashobora kuba atanashizemo n'ubwenge ntabwo uteka kuko we yavuze views niyumva yuko ushaka gutanga ubwo butumwa maybe ugiye gukora ibyigisha nk'ubu uri kutubwira ibintu byinshi cyane navuze ushobora kuba nangira akantu mbishemo ntarinzi maybe hari n'undi muntu uri buze kuba uri kure iki kiganiro akavuga ati bya bintu birakunda niba nanjye nshaka gukora nka channel yanjye reka mbigenze kuno nkurikiza uyu murongo hari amasomo menshi utanze ariko ushaka gukora nk'ikiganiro nk'icyo umuntu akavuga ati no barashaka views kandi avuga views muri mu murongo uko ashaka kuvuga yuko uri kubeshya ntabwo umuntu uzakubwira ngo ushaka views yumva ko uri kuvuga ibintu bifite akamaro views akenshi ngiye mbyumva umuntu uri kuvuga ati bari kubeshya arashaka ko babareba uwo muntu uvuga iryo jambo ryari gushaka views bari kutubeshya bari gukabya YouTube barananiranye ntabwo babikora professional ngo bahonyene uburenganzira bw'umuntu bavuga nabi uwo muntu amubwira iki cyangwa se ubibona gute ntabwo nabwira umuntu ndavuga muri rusange ndahera ku mugani bavuga ngo umukobwa abomwe agatukisha bose sinzi ko ushinja aba YouTubers cyangwa se YouTube gukora nabi yicaga bikaba gusa cyaka birota ushobora gusanga Moriox you are doing good job ukora ibintu biri professional byiza ariko hari YouTube ntari buvuga izina cyangwa ntazi ko yitwa yakoze ibintu bibi akenshi aricyo bita kwandika titre cyangwa se title ubundi intego ya title ni iki mu itangazamakuru intego ya title no creating a curiosity amatsiko y'umuntu usoma aze gusoma yumva ikintu kiri ashake kubireba cyangwa kubyumva cyangwa abe attentive mu gihe wanditse titre umuntu agasanga ibyo wanditse muri title ntabwo bihuye n'ibiri mu kiganiro of course wamuyobeje aho ngo bigaragara ko ushaka views bijyanye n'imbaraga z'amafaranga ariko hari abantu bakora title iriho nyine ahubwo nyine ituma umuntu aba curious akumva ashaka kujya gufungura ibyo sinabihakanye but still ugiye kuyifungura cyangwa se banyakavuga ati barimo barakabye ataranabyumva urabizi izo comments zikunda kuba ataranabyumva tuvuge yenda uravuze uti Taikun yaje kuri Moriox yambaye ingofero y'umutuku iriho K wenda se irashaje sibyo umuntu akavuga ati bari kubekana no gwishaje ntaranafungura wenda arafunguye warebaga hirya ntabonye umutuku utaranahindukira atanarafungura video ahistangira kuvuga ati bano baratubeshya akahita kubita n'igicomment kiri hari nabikubwiye ariko uwo muntu hari umuntu wamukoze hari aho yabibonye rimwe kabiri kamubwire titre hane ahita umwatukisha bose umwatukisha bose urabizi uri huri umeze nkaho ifungwa itangazamakuru ari title iva mu bintu umuntu yavuze yego ntabwo urimo ibintu bishyashya bivuye hanze ya titre niba Taikun yavuze ku bakobwa
ushobora gukura ijambo rimwe mu bakobwa riri butere umuntu amatsiko ukarihuza n'irindi yavuze wenda ku biyobyabwenge ugahita uyahuza amagambo umuntu nagenda kumvamo ayo magambo abiri bavuze of course ntabwo titre ntabwo hari amagambo utagomba kurenza kuri titre no kuri YouTube biba byanditse hari amagambo bakurimita ntabwo ikiganiro cyose wagishyira muri titre hari make ufatamo kugira ngo aze gutera amatsiko wa muntu aze kubyumva hari amafoto ukoresha of course ariko mu gihe uvuze ibintu ugasanga birabyanditse ariko nibihe n'ukuri ubabeshye sosiyete ubabeshye n'umuntu hari icyo bita specialization mu biganiro umuntu akora hari abantu muri iyi minsi bakoresha mu YouTube mu ivugabutumwa bano bantu nta kindi kintu baprode uretse ibyo bintu baba bafite audience yabo ibakunda ibazi cyane abazi ngo nyuma y'iminsi 3 runaka ara uploadinga nzagenda murebe ariko noneho naje kuvuga ngo scheduling urumva programming ntabwo igomba kurangira kuri televiziyo na radio gusa no kuri YouTube hakeneye scheduling na programming na choice ibiganiro ukora bizagora gufata abantu bose icyarimwe uyu munsi watumiye umuntu uririmba ejo watumiye umuntu w'umunyamideli ejo watumiye umuntu usanze ku muhanda hari audience ubona n'indi bura rero ni handi usanga aba bantu bafite ama YouTube channel ko yikora ibivugabutumwa cyangwa babaye specialized ugasanga umuntu afite ibiganiro bamuziho ko tumira abantu bavuga stories babaje aho yamaze kuba ya specializing afite ibintu akora babimuziho amaje gushyira mu murongo YouTube wenda kumera nka radio nubwo itaba radio wenda 100% wenda nubwo wa scheduling avuga ati ibiganiro byanjye bizajya biba gutya na gutya abantu batandukanye ni guest cyangwa se n'abantu batumiye ariko abihataye umuntu ubivanga cyane nabyo birafasha erega ubundi ari ikintu batajya bakunda kwitaho kubijyanye na title nabonye hari igihe ukora title YouTube rank akora title cyangwa se natwana tukayikora hari utuntu umuntu atajya yitaho tw'uturongo turaturongo ari igihe usoma ukahita ukurikirana inkuru kandi umuntu yashizemo uturongo udashaka gusoma uhise wirukanka urafunguye nturabyumva utangiye kuvuga nabi kara karongo ngewe kuri ngewe iyo nkabonye ndavuga ati part 1 yavuze kuno indi part 1 yavuze kuno maybe no hirya ari nk'izina rye biba biri clean ariko akenshi ugasanga umuntu ahise agenda wanavuze ijambo ntarafungura kuko yahise abiteranya bikaba ibindi bintu ukaba ari handi nyine usanga YouTube channel zaba YouTube channels ibindi bitangazamakuru biriho ko birumva ko atari itangazamakuru ku buryo bigoranye kuba nk'umuntu ufite YouTube channel ye maybe wararyiza ariko ntabwo ubonye akazi uri kwihangira imirimo kandi channel n'ubuntu kwifungura n'ubuntu ugakora ibintu content yarebwa abantu bakazaza ariko ugasanga kuko uje nta muntu ukubuzi barumva uri wa fake barumva ntibishoboka YouTube channel kenshi usanga zikomera kuko bumva ko uwo munyamakuru ngo turamuzi yaciye hano buriya niwe munyamakuru ariko kuko wihangiye muri wenda utabashe gucaho ngaho uhise wirukanka ukajya nyine wenda naho hantu hari n'ibintu biri gukunda muri iki gihe baturi wa fake niko babibona benshi ibyo biterwa na hate n'urwango ni ishyari reka mbi iyo image cyangwa ibyo no guhangana kudafite n'icyo kwamarira societe cyangwa se rwamarira u Rwanda muri rusange njye nizerera mu muntu n'ibyo atanze niba create YouTube channel yawe ikabitanga ibiganiro ukibanda ku bintu bitatu navuze to inform to educate to entertain ibintu byose ukabishyiramo biba ari byiza cyane kuko njye ntago ari njye uzaguhana Taikun yakurebye kuko nujya against ibyo byose YouTube channel izaguhana hari igihe YouTube channel yawe bayifunga amavideo yabura ibintu nk'ibyo baguhana ntago ari YouTube gusa na radio urabizi na televiziyo urabizi amaradiyo agiye against what community needs barakubaninga byagiye biba muri za Tanzania Clouds FM bayifunze icyumweru cyose Wasafi FM bayifunze icyumweru cyose ukora na Capital ahubwo muri Kenya bagira amategeko ukora na Capital ifite ibibazo muri Tanzania bita ku bintu social medias hari amategeko cyane basanga nyine abari aho ngaho ari itegeko bita ngo ni cyber crime ya 2016 tujyaje kuvugururwa ni itegeko rirengera aba social medias nyine social medias umuntu agiye kuri Instagram yantutse yambwiye nabi yamvuze nabi umuntu ashobora kukureba ugahanwa cyber crime mu Rwanda ntago mbizi kubijyanye n'amategeko yenda ya social media nuko bizikoreshwa ntago ndabimenya neza ariko hari abari very straight cyane ku mategeko yitangazamakuru n'ibiki byose rero yaba YouTube yaba radio yaba televiziyo yaba newspaper mu gihe ugiye bikoze bidahwitse cyangwa bidahuye n'icyo society igomba kuba yabona cyangwa yakumva cyangwa gatanga ubutumwa budahuye baraguhana so better kuko ari ibintu kuri YouTube it's a big channel ngero ari igihe nyivuga ko YouTube channel ishobora no kuruta radio na televiziyo bitewe n'uburyo yikoreshejemo kuko irigera kure man it reaches far nigeze kuganira kera na Papa Sava ambwira uburyo ki YouTube
ari umutungo utimukanwa bya bene anytime uzasanga. Nibyo kuko radio iyo show wayivuze uyu munsi nubwo ugira tuvuge uyu munsi ugira segment yo kuvuga se vuge nk'iki se cyo reka dufate the overdrive show nta kibazo ya radio ibintu wavuze uyu munsi nubwo ariyo segment yawe ejo uzavuga ibisa nk'abyo ariko bitari iby'uyu munsi ariko waramutse abishize kuri YouTube iby'uyu munsi wenda rundi muntu ari wabigeneye uzabisangayo neza. So YouTube nyine urumva ko igera kuri ni nini cyane ahubwo image cyangwa ishusho abayikoreraho bayihaye niyo bayihaye wenda ishusho itari nziza ariko kenshi ni mu Rwanda n'ibindi kubwira hanze uziko CNN inkuru ya mbere France hehe uzisanga YouTube niyo mpamvu nabo batarazandika ku website ni ikintu kinini cyane ahubwo twebwe uburyo tugikoreshamo mu Rwanda aribyo wenda bisa n'ibitandukanyemo cyangwa se navuze ngo umukobwa bumwe agatukisha bose hari ama YouTube bakora neza urumva ugasanga hari tutorials z'ukuntu wenda badoda bakwereka tufata igitenge gutya muri tutorials ukuntu bateka ukabikora neza iyo boro cyangwa icyo kintu kiri kwedictatinga kino kinforminga ushobora no kuba entertained through that cyane. Rero muri YouTube nakubwiye YouTube bakura muri views ariko views zikomeza kuba impamvu igushuka ikazatuma ukora ibidakwiye. Nibutse cyane imwe nari buvuge mana yanjye bashaka kwandika title ndumva ari nayo wenda ninyuvuga bareta bayimenya ndumva ari nayo kunda gutangaza abastari bapfuye igeze kuvuga ngo Islam bonye yapfuye bavuga nde iyo Pendo ari nirabonye Pendo ariko Pendo we bamwica kenshi ari handi nigeze kuyuna mbere uretse ejo bundi nyine iyo channel nkibaza ubundi bubitekereza gute ubutekereza iki kuvuga ati ufashe channel harimo wowe ariko mise mvuga nti nshobora nka title y'undi muntu nkafungura ubundi wumva nanabira amasegonda abiri tuvuga uravuze nka rero Taikun cyangwa se tukavuga nk'ubu ngubu urabona hano na Tijara urabizi kwa bahana tukavuga ati Taikun yagane na Tijara hinjira mvuze ko nitwa Anike ubwo urumva nabanyikomeje wambeshye sigaho mu dislike mubi sinatira comment ariko ngahurira ko ibyo yakoze atari ibyo ariko nyine ziba izo channel nyinshi usanga zikurikira views kandi ntazi ko kuba umuntu yarebye video yakagaruka ejo akagaruka ari byo bituma kuba uyu munsi kubisa ibyo 100 by the way n'igi usanga ari 100 ko yarebye amasegonda abiri byamara siki ni ukuri umuntu ugiye gushinga channel ajya avuga ati reka nkore channel kandi na content nzima mukanya rukomeje ariko kubijyanye n'urwango n'ishyari imana tunibuka inkuru maze imisi mbona yambabaje n'ubu iyo nigitekereje iyo nicize mu mwanya ubu umuntu byabayeho ariko reka ndikuvuga no muntu Yago urabizi ko Yago channel ye barayifunze ifite ibibazo cyari bigeze kwifunga imara igihe ntiyanabivuga uretse nyine abantu ubona usanga turi kureba hose ukabona ko wabibonye ukavuga tubwo nyirabyo atarabivuga reka twumve uko azabivugaho byarabaye barayifunga urabizi yego ndabizi ko bayifunga nawuze mbona noneho banasibye video ejo zari ziriho by the way video zose nta ziriho ubu ngobo shamashyira arahari nukuri kuko Yago bya kenshi iyo tugeze mu byo gutanga ubuhamya birangora kuvuga ati uriya muntu nyirabyo niwe numva mfashe ko ari marambeshye ntago nayifatira kwijana ariko kuri njye numva ko ari ishyari ryabaye kwa Yago sino bwa mbere byanageragezwa urabizi hari amakuru menshi cyane twagiye twumva nawe ubwe nkundukuna ari ukunda kubikora akabivuga nta gupfa kubyumva ngo Yago byagenze kuno akoresha imbuga nkoranyambaga ze akabivuga tibangenze kuno kera Instagram yagiye hanze ikavugwa n'ibindi byinshi ariko ibyo by'amashyari byo kuri YouTube urabizi gukora kuri TV byanze bikunze ni mba muri industry mba mu itangazamakuru mfite abashuti bakora itangazamakuru YouTube wenda ndahakorera cyangwa nzahakorera cyangwa naranahakoreye reka nkoresha amagambo atatu ndaza kubigarukaho ariko nsoje kingiye kubanza kuvuga ubundi wavugarutse kuri Yago channel yiwe bayivanyeho ngo nta video ziriho bari muri potinze arahanwa igihe kingana nda nk'icyumweru iminsi ngahe runaka ariko se ndabanza nyine mbwira abantu bari kutureba cyangwa bari kutwumva bigende bite kugira ngo YouTube yawe ibe yahagarikwa cyangwa se yakurwaho byagenze bite hari ibintu hano bigenderwaho none ndaza gusobanura wenda kimwe ku kindi cyangwa se mvugaho gakeya mite ngaruka kuri iryo shyari kuri hate n'urwo rwango ruri muri industry kuri YouTube cyane ariko bimbwire cyane inappropriate content ni igikoze content itari idakwiye utajyanye na societe
cyangwa se idashimishije umuntu ari kubyumva content yari ushobora wenda kuzanga ukazana na content wenda katuvuga wenda y'urukozasoni kambyite gutyo none nawe mboneje ubundi avuga ngo bamushinije amafoto amashusho y'urukozasoni nkibaza iyo video yaba itara trendinze urabizi abantu bakunda ibintu nka biriya niba urabikunda of course rero so iyo content igiye kuri YouTube mu minsi ya mbere ubundi YouTube irakira yego YouTube irakira it receives everything ariko ntabwo buri kimwe kihaguma bitewe n'ibyakurikiye icyo kintu uploadings kubera ko YouTube considering ahantu hatandukanye hari culture norms and beliefs of certain place iyo ari mu Rwanda ari ibintu bemera iyo nta muntu akuripotinze nubwo iyo content wenda ushobora kurangura urukozasoni ushobora gusanga mu gihugu utuyemo ntaribi iyo batakuripotinze rero cyangwa batakureze ntago baguhana izo ni zimwe muri content iki ibintu byatuma YouTube yayivaho sibyo violation ukaza ukaviolating hari rules hari uburenganzira bw'umuntu cyangwa se ibindi byose waza ukangiza cyo kavuga nabi kuri YouTube ngo twavuye kuri content twagiye kuri violation nka violation ubwayo hari ikindi cyitwa copyrights hano ni ugufata wenda nk'igihangano cy'umuntu ukagikoresha kuri YouTube yawe utabifitiye uburenganzira cyangwa se mu buryo butumvikanyweho hagati yawe na nyiri igihangano nyiri igihangano yakurega bakakora icyo gihangano cyangwa se bakaba baguhana ikindi harimo icyo bita trademark issues iyo muze kuri trademark issues urabona wenda hari company zifite ibirango trademarks ni ibirango hari Adidas hari Coca-Cola hari company zigiye zitandukanye ushobora kuza wenda wambaye nk'umupira wanditseho Coca-Cola uburyo ukoreshejemo rero bishobora kuguhana cyangwa se bikagenga kuri iyo video wakoze reka dufate urugero rwa hafi kuri Cristiano Ronaldo muri Ero yari yabaye mu minsi yatambutse ndakeka 2020 yego sorry it's okay 2020 ndakeka ni Ero yari yabaye if I'm not mistaken 2020 na rimwe gutyo Cristiano yagiye muri interview cyangwa se muri press conference bari bamuteretse Coca-Cola imbere ye hari amazi n'ibindi binyobwa ahita yigizayo Coca-Cola ayivanaho asiga amazi hari icyo gihe Coca yari yamamarizaga ntabwo yamamarizaga Coca ariyo ikintu yakoze iyo trademark yaragaragaye n'iriya jambo Coca-Cola ryanditse ariko na product yaragaragaye yivanye imbere ya kamera hari contrary Coca-Cola yari ifitanye n'irushanwa bwaryo iryo tegeko Cristiano yararyishe ariko nawe yari afite indi rimurengera ko atagomba kwamamariza igicuruzwa badafitanye contract ariko noneho umuntu wazambaye nk'umwenda wenda wa Nike nibyo uguza amafaranga yawe ariko ntabwo waza ngo uhite wenda ufata ngo ukandagire usiribange werekane uburyo budakwiye cyangwa se tufata wenda telefone ya iPhone yerekana uvuga ibi byayo urumva werekane brand no trademark wenda ikubita yasuyimenagure wishishusho rya nyiri product cyangwa se rya nyiri product bigaragaye kuri YouTube cyangwa se ku rubuga rwawe rwa channel waba violatinze cyangwa se wishe iyo trademark nabyo wabihanirwa rero ndahita ngaruka mu Rwanda navuze ibintu bitandukanye wenda hino ushobora kubaza bitari ibyo ngibyo byatuma umuntu ahanwa kuri YouTube wenda birahari ni byinshi ko bibari byinshi nasamara yizinze yego ngarutse mu Rwanda reka dukomoze kuri Yago nkuko nundi twamuhereyeho mu minota mike yari itambutse wavuze ko YouTube channel ya Yago video zari ziriho nazo zavuye ziriho baramuhanye byagenze bityo na bitya ntabwo ari uko Yago wenda ibiganiro Yago yakoze cyangwa interview yatanze ntabwo ari wenyine azitanze abatumirwa yagakoresha ntabwo yabaremye ni abantu bari basanzwe babaho ni abantu bakoze n'ahandi ni abantu bavuze n'ahandi nta muntu afite utaragiye ahandi hari ikintu yavuze rega cyata ngewe ndabyumva ibiganiro bye igihe cyo ndibugarukeho rero mu myaka nk'itatu ine kuva YouTube channel zije mu Rwanda haje ikintu bita gutwika you understand umuntu creating a beef n'umuntu runaka bakagenda bagatukana bakandagazanya urumva you understand none community cyangwa society y'u Rwanda rimaze kubyakira ko bibaho binasanzwe kuba wenda urugero DJ Brian yajya muri interview akavuga kuri Junior akamubwira wenda like ntagabana n'umugore this kuba Junior yajya muri interview akavuga wenda ku rugero umuntu runaka you understand kuba Sky 2 yavuga kuri papa cyangwa yamuvugiye kuri channel runaka ni ibintu twatumaze kumenyera agatwika twatumaze kukamenya no kukakira cyane rero ikibazo kiza he kubera iki Yago yakoze iki Yago yakoresheje nde kubera icyo ari buhanwe byagenze bite kugira ngo hanwe iyo umuntu akuripotinga buriya kuri YouTube umuntu akuripotinga rimwe
bakareba impamvu abikoze ariko biroroshye cyane ko tukuri potential turi abantu 10 cyangwa 8 YouTube yatwumva cyane kurusha umuntu umwe you understand niba ari abantu bihuje niba ari itsinda ry'abantu ryihuje rikaripotinga Yago bamushinja ikintu umunsi akamushinja ngo yarantutse umwe uraho bati yantukiye mama undi ati yakoze video irimo umuntu wambaye ubusa yakoresha umuntu ufite ibibazo mu mutwe n'abantu batandukanye n'ibirego bitandukanye birezwe umuntu umwe YouTube ihita kumva ariko yagavuga ko ari umuntu ntabavuga ngo nabantu n'umuntu nose n'umuntu wareze ibirego bibiri bitandukanye ahita kurirwaho channel na video zirasibwa nose video zose yazitutswemo ntabwo zose yazitutswemo byanze bikunze YouTube ntabwo ari abasazi bumva nyine abantu ese umuntu witwa runaka yareze Yago witwa runaka yareze Yago ni ushobora gusanga ari hate cyangwa ari urwango mpamvuze ngo ni hate cyangwa urwango ni gute rero bivuze nkanjye Taikun mu izina ryanjye kubera iki Yago nta mutumirwa yaremye nabigarutseho abakoze kuri channel ya Yago nabo yatumiye bwa mbere ga wenda bagiye n'ahandi of course Yago nagare ahubwo nge ndumva Yago sinzi niba hari igihembo gitangwa na YouTube yo mu Rwanda Yago yahembwa hari cyo bita to give back in society gusubiza muri society cyo ngute cyangwa binjije Yago ni wa muntu ukoresha umutumirwa ibivuyemo akabisangira nawe cyangwa se bikamugira inyungu urugero rwa hafi wera gukoresha bikamugira akamaro n'inyogo ye yamushingiye icyokezo yamuhaye amafaranga yafashije bayaka yakoze contribution z'abantu yafashije mu biganiro bya Yago Fireman yaherewe amafaranga Bulldog yaha amafaranga binyuze muri mu kurwana kwa Yago amufasha understand yarabikoze agomba kubihemberwa sinumva ko wenda nubwo wenda like turi abantu turakosa cyo musanga Yago yaratahaye umuntu ikiganiro wenda akavuga ijambo ribi muri interview wenda bibaho uwo muntu ijambo yavuze ariko nanone uwo muntu iryo jambo rinaharirega wabwira Yago uti ibi bintu bigenze gutya let's build a community kuko Yago ntago bafungiye Yago channel nibyo kuko video ze ariko byafeksa abantu benshi muri indirect way gute rero hari abantu yatumiraga amasura bakamenyekana agacuruza abantu bakabona contribution zivuye wenda hanze n'ahandi hose hari abantu yahaga amafaranga hari abantu yahaga ibyishimo hari abantu yafashaga bagaseka bakunda Yago of course bakumva ukuntu yagaseka bakabikunda cyane ubimye ibyishimo ubitowe n'inyungu zawe bwite cyangwa se n'icyo ushaka wenda like ushaka kumugusha hasi ushaka kumushyira hasi still Yago si ufite channel wenyine mu Rwanda hari channel zivuga ibintu biri bizarre bya cyane wakaripotinze izo nyine gozo urukoza sone byari iyo ndavuga ati yo ahubwo iyi video ijya hit urabizi uruko uploadinga video arakoza bati iyi video yawe imeze kuno na kuno yamara kugira byo ntago YouTube ahubwo bibona mbere yuko ubona na kuri reporting so ndi kubivuga mu izina ryanjye nge mbyita hate ngita urwango n'ishyari bagiriye Yago mwizina ryanjye Yago wenda ntago ari mwene wacu Yago wenda ntabwo nyishyurira inzu ntabwo amatike wenda turavugana ariko ntabwo turi close friend wiwe cyane ariko nasesengura ibigaragazwa n'amaso ngende ibyo neretswe mwumva ibyo mbwiwe you understand man Yago si ufite channel gusa ntabwo ari we urose ku Yago nta n'ikintu yanakoze rega cyahatari why Yago nta kintu umusitari yatumiye yavuze anga gishyashya atavuze ahandi so ibyo bintu kuba urugero niba wenda natumiye Brian kuba bizwe afitanye beef na DJ Pius byari bizwe na hari na video merutse kubona ariko by the way ya Brian avuga amagambo benshi comment zari mbi za negative bavuga bati sundi to blaming and Yago amuhaye interview Brian yavuze kuriya to blaming and ushira aho ngaho nabwiye ngo kugira mbere kutumira umuntu urareba nimba ari muzima Brian si umusazi cyane Brian ni muzima afite imyaka y'ihagije cyane unakora ibintu byiza cyane ngenda nabikunda ibinakura gufasha abana afasha abantu n'ubuzima kubajya muri interview akavuga ijambo rikuri muri shobora ari uku cyangwa nabeshya wenda niba nawe agatuka umuntu ntago byakagombwe kubazwa Yago byabazwa Yago ryari hari kana kitwa Ndera kakana katrenize cyane kakagahanga ka Fabrice uriya mwana Fabrice yamushaje muri interview akavuga ibidakwiye ni n'umwana agatandukira byabazwamo ikiganiro kubera nta burenganzira bwo kwitiramo ikintu ni Fabrice mutoya ni Kajyuri mutoya niyo mpamvu ndi kubibona ibintu by'urwango wamugana yaza ko ari undi muntu wari kubaza uwabikoze ni Brian mukuru wenda n'urugero ntanze sinzi niba wenda rero bamuregeye nubwo twafatiye urugero kuri Brian Junior wenda bivuze ni papa cyangwa ni Sky 2 urumva ni Kamaro nayi n'abandi ari bakidama n'abandi urumva n'abantu bakuru n'abantu bazi icyo bari gukora ni akoze ikosa ashobora kuba afite n'imyaka yo gufungwa rero icyo gihe ntabwo byabazwa Yago kuri kote imwe byabazwa uwabivuze bafite imbuga nkoranyambaga bafite telefone so izi reports no kuregwa kwa Yago ko ntabwo bibaye rimwe
njye ntabwo mbyita ubwo biteye ubwo biranababaje Yago gukoresha wenda kuba atarakoresha ijambo ngo abantu barandeze ntabwo byari kudizoninga ntabwo byari kumugana ariko kuvuga ngo umuntu yarandeze babyumva vuba wakumva ko ari umwe cyangwa ariko it's a head nkabwiye impamvu ari head ku ma YouTube channel kubera ko ngiye burya man nza muri iyi industry nta nshuti nazanyemo ikindi ntabwo ngewe nkora uko nshoboye ngo nkubere inshuti wowe uzambera inshuti kubera icyo nagoye cyangwa nakweretse akenshi muri iyi industry uvugisha ukuri ubura abantu ariko kubera ko ntabwo nazanye reka mbabure reka mvuge gutya impamvu ari head cyangwa ishyari ama YouTube channel yakoze nk'amatimu cyangwa se gang bakamva ari YouTube runaka Moriox niba ari abantu ikoresha ntabwo bagomba kujya ahandi ntabwo bagomba kujya kwa Yago yego byo ndabyumva nubwo ntabizi niko bimeze yego ugasanga Yago niba anshaka ngiye mvuye kuri Moriox ntabwo yantanga kwa Yago mbese bafasha abantu bahindura nk'ibicuruzwa byabo bwite ibyo ntibikora bite wundi waba urinde umuza kujya gutanga interview numva mbishaka kujya kuvuga ibyo mvuga rero impamvu nakubwiye ngo agaciro k'abantu ku ma YouTube muri iyi minsi ntabwo bakabona kubera ko ufite amaso uhumeka uri umuntu bakubara muri views ati ninguha Maji the Black kubera ko atwika wenda akabona views 100,000 sindi we mpombye byanabayeho kera kwanza kwa Yago ya video amadisi yabivuze so ni ibintu niyo mpamvu uzasanga YouTube bayisize bara ritari ryo bayihinda nk'ibintu bitari professional bitewe n'abantu babikoreraho YouTube nicyo nasaba ntabwo wenda mbarusha imyaka benshi baranduta cyangwa turangana cyangwa ndabaruta birashoboka it's a huge channel wakoresha mu nzeri ziri positive ukabona izo views ukabona iyo fame ukabona n'agaciro mu bantu ngiye mu ba YouTubers bose nzi nashimira Yago yakoze ibintu yazamuye amazina y'abantu yafashije abantu yakoze contributions pirato yaravuye yatwaye muri rehab urumva binyuze kuri channel ya Yago ariko dore now Yago nta uhari you see tubuze imbaraga mu bintu bya navuze ngo igenda rya Yago na channel ye ntabwo riri ukore kuri Yago gusa n'abantu benshi hari babahanzi yahagama interview bakamenyekanye channel nk'abaraperi ubyumva ukora raperi barekera mu kunatangaza amakuru bagira ntabyo you understand ariko kwa Yago babagaho muraperi wabuze kwa Yago wamusangaho Yago ni wa muntu uguhereza interview atabanje kukubaza ibintu yego mbaza ngo kubera iki mbivuze mbaza ngo kubera iki mbaza nyine ngo ese mugeze mukorana ntabwo ndakorana nawe mbaza ngo kubera iki nyine ndakubajije kubera iki ndakorana nawe ntabwo ndakorana nawe kubera iki oya kubera iki kubera iki mvuze ngo yagakoresha umuntu atitaye aho avuye Yago azamura abana benshi yahereze abana nka bakizamuka yahaye interview ba Danizo b'abakomediye yahaye abakomediye nka ba Freddy ba Farimerisi n'abandi bose atitaye ngo niki ariko njyewe hari umunyamakuru nigeze guhamagara ndamuhamagara kuri telefone aranza of course ndavuga bro twakorana ikiganiro ahita ambaza ngo tukaganira kuki ndavuga bro I'm a comedian mfite content nshyashya mfite ibintu twaganiraho mfite career isi career buri ki ukuntu yambwiye ngo urumva ngo nta kindi twavugaho ndavuga si kihe bro ngo ahahise yawe hameze gute ngo nta nkuru ngo ibabaje yakubayeho ngo twayiganira and I'm like niba udafite ahahise habi hababashe cyangwa hagoye ntabwo uzahabwa ikiganiro ntabwo uzumva ntabwo uzahabwa umwanya aheza I'm a comedian ntabwo ndi umunyagahinda ntabwo ndi umunyabibazo yimfata muri iyo image interview yarayinyima ngo nuko navuze ngo mfite ahahise hagoye nari namuretse namuza aracyahari yewe aranatwika naribi Imana izamuha umugisha izamutware mu ijoro ntabwo umuntu wamwibagirwa ntabwo namwibagirwa ariko ntabwo namuvuga I know kuko umutekano we n'uwanjye nge nyine nuko tu ariko Yago yahaga abantu interview zose turamusengera turamusabira abakunzi ba Yago so mwamukunze cyangwa munakimukunda ntabwo ari igikuba gicitse ni ibibazo bibaho ni ups and down ariko igihe azagarukira kuri YouTube yabindi muzamuhe support muzamuhe urukundo mu buhamaboko Yago niba ari kunyumva cyangwa ari kundeba nawe muri kunyura muri through this cyangwa binyuze muri barize hari isomo abonye ushobora kuba ari isomo ry'ibiganiro yatangaga ushobora kuba ari isomo rya YouTube abonye ibiganiro ariko ngiye kugeza ubu ngubu ntazi ikibazo bifite hari uburyo yagenda wenyine ugiye kuvuga ikibazo cy'ibibazo hagenda isheni runaka niyo mpamvu nakubwiye rega buriya niyo nubwo mwiga muri 30 muri classe hari wumva kurusha abandi
hari n'usibira niba mutuki wabo cyangwa bamutonganye yego bagahita yindurirwa n'ikigo asibe bagahita yimuka ahandi. So Yago rero muri abo banyeshuri yimenye ngo nuhe munyeshuri bwoko ki urumva afatwa te muri classe yigamo bigabite ni classe y'aba YouTubers cyangwa se kwibona byoshoka yabonye kera cyangwa amazi igihe abibona. So for me icyo mwifuriza cyangwa musabira nashyiramo imbaraga nakomeza hangane nkuko yabyanditse ejo bundi kuri Instagram ye ngo ntago byamuciye intege, ariko nge as a conclusion mu ruhande rwanjye Yago aramutse ahanwe kubera niba yahanwe kubera interview yatanze ni interview nta muntu yaremye, nta muntu wahaye ikiganiro yaremye, nta bari basanzwe babaho, n'uwo yaremye yaragiye ahandi, yagiye n'ahandi kabikomeje kuko ari benshi yagiye azamura yagiye ahandi kandi yavuze ibintu bidatandukanye cyane. Ari uguhanwa naguhanwa Yago gusa, ariko kubera ko ari Yago niyo mpamvu byita hate cyangwa se akagambane mu ruhande rwanjye. So ntabwo ndi kuvugira umuntu ari we wese, ni nkanjye niba ari imijugujugu n'amabuye nterwe aterwe ngewe ni hatari, ariko nyine Imana imufashe, Imana imufashe pe, kuko biriya bintu biteye ubwoba. Uhita ubona ahantu wari ugeze ukabona ibintu byose wari urimo ukavuga uti ako nyine bibaho. Hanyuma ariko ngo usigaye wagiye kuri teni ryanyu ntarava kuri Yago arakabona ushaka kubaza gafite aho gahuriye. Naraba musubizo je nagiriye nagiye mu kwezi kwa wagiye vuba mwaka ushize tariki ya mbere kwa 10 mwaka ushize numva giye buhamaze nk'igiro na ibintu najya avuga ngo yagira cano ntabwo ariye yaje nabuze mbona umutipe kuri YouTube channel imwe ntari buze kuvuga banavuga ko avugana n'undi muntu nawe unazwe unakunzwe yewe avuga ukuntu abi asa nk'umuntu bihagazeho ngo Yago baramwirukanye kuri channel boss yaramwirukanye boss rawundi nta wundi wahora bavuga ni Kremo kina music yaramwirukanye ntabwo yaramwirukanye. Impamvu nenzanye TV10 Yago ngiye muzi kera kuri 10 wenda na Yago hajye ni yego cyagitango cyitwa ngo iki good reach nawe yarakora yego no kuri 10 niho nge najyaga mbona biriya biganiro bye yabikoze, hariko no hari n'igihe hostinga nk'umustari bigaca nk'icya Medicine ntagikoze ari kuri 10 se n'icya Kanyombya ari kuri 10. Urumva impamvu nenzanye mutene najya numve niba nta makuru wandusha niba wenda ko kuri channel yari uko ngiye nyiza ari kuri 10 kandi yitwaga Yago. Ukuntu bimeze iriya YouTube channel ni ya Yago 200% ntabwo navuga ngo 100% ni 200% cyangwa se ni umubare ntamenya. Impamvu ari ya Yago nizi ngiye kukubwira. Impamvu ya mbere wenda isa nisekeje nuko abyemera ko ariye aremera ko ariye ubwo niye. Ikindi niho inyungu n'ibikorwa byo byose bibarizwa kandi bikanyura mu mbaraga ze. Niba ari umukameramani niwe umuzana niwe umwishyura niwe umenye ibyo byose. Hari abantu bagiye bakora ni umukameramani by the way Yago ntarakoresha umugabo arakoresha abagore n'ibintu byiza bya hatari sinzi niba ari ibyo yihaye ariko ni sawa da. Rero ikindi introduction y'iriya YouTube channel cyangwa se imenyekanishwa ry'iriya channel hari benshi babimenye mbere yuko inaza barimo n'abahanzi harimo n'abahanzi yagiye abereza ibiganiro babyemeza banabizi ko iriya channel ari ya Yago. Rero ku muntu se ariko sinumva nanone umuntu inyungu bya bimufitiye kuba iriya channel ya Yago cyangwa atariye mwumva inyungu cyane zakamenywe na Yago. Rero ni byabimva nyine kumenya kureba bitakureba ni hate ni ibintu nyine bitamenya by'amatiku bidafite bivana industry naho bigeza. So YouTube channel ni ya Yago ubu ngubu ni nawe wari potinzwe ni nawe uri gusafaringa ni nawe uri uploadinga ni nawe uri gufightinga. So YouTube channel ni ya Yago. Nawe boss wasanga yego bari hari inshuti ze kuko banaziranye bamusengera ariko nta n'ikintu banazi asinze abanyarwanda so banseta nese YouTube si ya Yago ni ya Yago rega ubundi ni bande uzi bitwa amazina yawo kuri channel za ni bande se nyine ese ariko se ubundi si Yago gusa usko ari Yago gusa hari nduzi yitwa izina ryawe naye kabisa naye man twari turi kuvuga ukuntu nta yindi channel yitwa izina rya nyirayo. Kanekereze ndebe igitekerezo uyishake ntayo cyakoze cyane nari nzi ko Sabe yitwa Isimbi Sabe kumenya ko atitwa nyine Isimbi Sabe ahubwo nanjye yona ngiye kuvuga ariko Isimba ntago ariko nayo yitwa Cheetah Magic ariko benshi usanga atarama ntabwo ari benshi barabarika yego ni bake barabarika channel ni ya Yago niba bivemo ifite ibibazo bigiye ni wabikoze ibintu by'urukozasoni nibyo byatumye niba nabita mbona ko ari ubugome
ibintu byo gutukana bibaho hari igihe umuntu avuga ikintu ukavuga ati shemu ntabwo yari akikwiye kukivuga bitewe n'uko ubyemera n'uko wumva hari uwo kuri we yumva kuri gutwika bikanamuryohera agashaka indi episode y'icyo uzaza umusubiza bibaho sibyo ariko nk'umuntu wazanye iby'urukozasoni ntabwo iyo nabibonye ariko sinzi nahise mbona ko ishyari ryabaye ishyari hahi iyo ngingo twanambera nk'abayivaho ese tutarayivaho urabizi ko na tino cano ye bayifunze ndabimenye ibyo ni bishyashya ndabikubwiye naribonye ejo muri posita ku mbuga nkoranyambaga Dream TV avuga ko bayifunze byagenze bite se byo Sumbazi nawe ngo yarabuze nabonye posita kuri Instagram ari ikiganiro ntatinzeho avuga ngo umuntu wayifunze ngo yamujyanye mu bapfumu ariko sinzi gusa nawe avuga ko bayifunze rero ikibazo cy'ibi bintu kandi nayo nyine ni abantu batumye bayifunga nyine burya sinzi umwanzi w'umuntu ni umuntu rega n'ubundi rero ni hatari kuri tena ariko mwari muri amahoro teni turi amahoro mukanya wakomeje ko haminsi mukorana yavuye hariya hari ahandi wenda ndaguha nimero ze wamuha amakuru ze amakuru ya minsi nyabwenge yewe ndi Taikun nta nubwo nari mbizi okay meruka hariya yarari he hariya kuri BNB yarari ariko si wakire ari reka tugarukire kuri bimera gute gukorana n'umuntu nka Kati ushobora kuba arakuze uvuga ati shana ibyo mbiziho gukorana n'umuntu mukuru wa undi wavugaga ngo ntabwo twakwicarana rero watekereza ko ugiye muri kitchen iyo tasi ufashe nayo yayifashe ukavuga ati turi muri room imwe bimera gute kuba muri room imwe na Kati thank you so much for good question ni ikibazo cyiza cyane nari ntarabona amahirwe yo kukivuga bwa mbere yabivuze ndavuga ku bintu bibiri ndavuga gukora akazi kari serious nkanjye ndi umunyarwenya gukorana na Kate ni man it's an unusual creature ni ikiremwa kidasanzwe sinzi ko namusobanura ni umuntu ufite arasupporting arafasha arumva ni umuntu sinzi nawe uko namusobanura ni umuntu wizerera mu bantu rero gukorana na Kate ni of course ugomba kuba uri kuri pressure avuga ni nkora ikintu kitari cyiza imbere y'umuntu legend biragaragara nabi ikindi kubera ko dukora as a team tuba turwanirana ishyaka Kate ni wa muntu wenda mbise no bivana ku ruhande rwanjye gatoya ni umuntu ufasha muri rusange sinange gusa abahanzi barabizi n'abandi bose ni umuntu ukunda iterambere ry'umuntu ni umuntu ukunda kukubona hari aho uva naho ugeze ni umuntu wanga kukubona uvunikira ubusa aba yumva wavunika ku gihe kibikuramo uwo niwe Kate tubana ndanamukunda cyane I call him my dad niko mwita ni papa wanjye mwitangazamakuru ariko ndagaruka ku kintu cyanjye nkanjye kuba ndi umunyarwenya nkakora ibintu biri seriye ugakora ibintu biri seriye niko babivuga ariko uzwanje gusanga aba comedians benshi baba bari seriye ahubwo iyo atarakuvugisha ni seriye ariko hari igihe avuga ikintu ukavuga ati it's a big pressure kuri njyewe kuko urugero umuntu usanzwe kuba yavugira ijambo kuri ari on air urabizi wenda ari off mic hari na on mic noneho hari ukuntu wenda bazamura feda mic ya feda bayizamuye wenda ukaba wacika ukavuga ijambo wenda bitari ngombwa uri umunyamakuru usanzwe utari umunyarwenya bashobora kubyumva babyumva ariko nyine nkoresha imbaraga nyinshi z'ubwonko n'iz'umubiri kugira ngo ntakore ikosa kuko nshobora gukora ikosa nk'umuntu bikitirwa nuko ndi umunyarwenya so nyine mba ni kuri attention ya danje niba nagiye kweditinga amajwi azaca muri 10 tonight nirinda ko hagaragaramo ikintu cy'urufu cyangwa kibi kuko ushobora gusanga ari ikosa rusange ariko kubera ko niko isi imeze niko twisanze tumeze kubera ko ndi umunyarwenya nkahita ngaragara muri iyo shusho niba mba ndi kuri pressure akenshi nkora n'ibintu nyine bitungurana like man you are the one niba wakoze ibi ngibi man really you can do like man wakora ikigereranyo nk'iki ngiki cyiza wakora interview iri serious nk'iyi ngiyi nakoresha ama interview menshi ari serious nkoresha like ari sudi nkoresha interview baba cyangwa babwiza n'abandi benshi nagiye nkoresha ama interview ari serious rero ngiye personally ngerageza kwitandukanya n'ibintu byinshi mpinduka bitewe na situation ndimo if it's a comedy I'm a comedian itangazamakuru ndikora itangazamakuru rero binshyira kuri pressure cyane yo kuba ntagira icyo nica ngo byitirirwe ko ndi umunyarwenya bigatuma nanone nkora neza ese hari umuntu wakuvuga ko ufite isura ya noza cyane ko nishizemo ko muhuje kariyeri hafi ya zose ya Arthur wow you are not the first one to say so namwe kuvuga ko musa wa mbere bivuze bavuga ko dusa ariko bari ashobora kuba sanange cyane nukuri mufitanye mufitanye isura none uretse kuba wenda mwese muri aba comedians abanyamakuru aba actors neza nyine niwe mufitanye n'isura ngiye nabibonye kuko
twabanye igihe kitari gito naramwitegereje cyane ntabwo ari igihe mbere ubwe ntabwo ari mbere uvuze karimo none nuko ufite dreads ajyane asa mu myaka yashize akizifite nubwo yaje kuzikuraho karimo agasura ntabwo nanga gusa na legend ntabwo legend nawe ntabwo yabura gusa by the way ni nanjye bango yari roro mudo wanjye mu rwenya ariko aracyari he still is my urabona yikiri mutoya nk'umuntu wireferaga mu itangazamakuru hari igihe umaze gukora ibintu nawe wenda mwabikora mwese ariko n'ubungu baracyari roro mudo ni man uyu mujama ari smart cyane kansobanura kino kintu man iyo usanga abanyarwenya benshi ntabwo nari bwibande mu Rwanda usanga yiyonje muri comedy hari igihe abihindura nk'ahari wo muco cyangwa ari wewe ugasanga ni umunyarwenya ariko yahise ahinduka urwenya ugasanga ibintu byose akora ni comedy gusa nta kindi yakora ariko iyo ugize umugisha ukibonamo imbaraga zo gutanga imisanzu mu bindi bintu ukanabyakira ukakiza inshingano ukanabishobora kubikora uba uri umuntu w'umuhanga ndabivuga kuri Arthur ni wa muntu wakora comedy ni wa muntu akora itangazamakuru yakemsinga yanakugira inama yakora ibiganiro biri hard cyangwa se biri serious shows rero ibashe kwimenya izo mbaraga uzifitemo ukamenya n'uko bitandukanya ukanabikora I call you smart guy niba uri umunyarwenya uri kundeba cyangwa uri kunyumva kuba ukora urwenya ntabwo ari byo byonyine washobora gukora ntabwo bihagije n'ibindi wakora kandi ukabikora perfectly na audience tureba n'abantu batureba mwitubona mu ishusho y'abanyarwenya gusa y'abantu basetsa gusa n'ibindi twakora kandi bikagenda neza cyane wakoze kadusoza this is my home Moriox ni mu rugo ndashimira abakunzi ba Moriox ndabasaba gukora subscribe n'ibara ry'umutuku aho ngaho hasi bakomeze badukunde batubane natwe niba ari ijambo navuze rya kubangamiye nk'uri kundeba sorry niba ari ibyo nakoze byagushimishije ukabana bikunze ese ko seka nuseke mani kandi uri umukomedian uko ni kunyigiraho serious kereka ahubwo niba ushaka ngohereza black reka dusoze wakoze kubana natwe nitwa Anike ukore subscribe hano kuri Moriox Media naho ubutaha